Mwaramutse neza, mwaramutse. Hari aho ngeze hano muri Yohana ibice 12 umurongo wa 41, ngo ibyo byavuzwe na Yesaya kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko kubw'abafarisayo ntibabyemera ngo badacibwa mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Kuri ino si abantu benshi bashimwa n'abantu, ariko mene abo bantu baba ari indyarya, hari amategeko yo mu isinagogi ushaka kubahiriza ngo ushimwe n'abantu. Ariko kora uko ushoboye ujye ushimwa na Yesu, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. ngo kuko bakunda gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu aravuga cyane ati, unyizera si njye aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. N'umbonye aba abonye uwantumye. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, si njye umuciraho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye, afite umuciraho iteka. Ijambo navuze ni ryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga nk'uko Data yabimbwiye. Abizera Yesu bo bazabaho iteka ryose. Naho muri ino si wamubura ukabona nturimo umureba, nturimo ubona Beti, ariko nimba narizeye izina rya Yesu nzabaho iteka ryose. Nk'uko Yesu yabayeho akambara umubiri, yaraje kutwereka inzira, akereka abigishwa be, yaraje kutubwira ko nitumwizera tuzabaho iteka ryose. Nawe nakubwira ngo izere Yesu, niwe dufite, niwe mujyanama, niwe byose. Nitumenya izina rya Yesu niryo tuzabasha kurwanisha. Gira kwizera. Wowe utemera Yesu, utemera ko Imana Data yigize umuntu, yasubirana ubwiza bwe igasigara ari umwuka, ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Izere Yesu, fata umutima wawe uwerekeze ku Mana. Nibyo nakubwiraga. Urakoze cyane.